Reka tubaramutse twongere tubaramutse inshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR Kongosha aho muherereye mwese aho bwije nimwiriwe aho bukeye nimwaramutse turabaramukije tutiyambu kandi nkuko bisanzwe. Dushimiye mwebwe abakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Nanone mwongere mubikore abatubonye bwa mbere cyangwa se abadukurikiranye bwa mbere turabibakangurira gukomeza kubikora mudahwema muditotomba cyangwa se mutagira ubute bwo kutureba cyangwa se bwo kudukurikirana. Twarababwiye ko Kongosha ari amakuru yanyu, ari ikinyamakuru cyanyu, amakuru y'abaturage ndetse ikinyamakuru cy'abaturage. Update cyangwa se uko bimeze ku munsi wa none, reka tubanze dutange impore ku bwoko bwose bw'abakongomani ndetse no ku bagwanashaka cyane cyane aba AFC bose kubwo kubura Lieutenant Colonel Wiringoma, porte-parole wa AFC M23. Tubahaye impore mu mwihangane nkuko twabibabwiye mu makuru y'ejo cyangwa se nkuko twamubabikiye ku munsi w'ejo ko niko bimeze. Wiringoma, Colonel Wiringoma waguye hariya mu karere ka Rubaya. Biravuga kuko nkuko twabibabwiye bari hafi na Rubaya ndetse bari basuye Rubaya ari benshi. Ingabo nyinshi z'abayobozi ba AFC bari basuye Rubaya. Rubaya rero mushobora kumva izina Rubaya abatahazi. Rubaya ni ahantu mu birombe, ahantu bimba bacukura inoro nyinshi. Ni ukuvuga kuko haba minero zitandukanye. Ni ahantu hatuye abaturage benshi babeshejweho no gucukura gusa. Ni ahantu hari ubutunzi. Biravuga kuko Rubaya ishobora kuba iza mu myanya ya mbere ku isi ndetse ikaba iya mbere muri Afurika kugira ubutunzi cyangwa se ku butaka bubitse ubutunzi bwinshi hariya. Rero hari hasuwe n'ubuyobozi bwa AFC cyangwa se n'abasirikare ba AFC ku munsi w'ejo bundi. Bamaze kuhasura ndetse harimo na nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ikirenga w'ingabo za AFC, General Sultan Makenga. Bari bajanyeyo na Wiringoma n'abandi bakoloneli benshi. Bahageze rero basura bakora ibyo bari bakagombye gukora cyangwa se ibyo bari bagendeye. Habaye ku mugoroba nyakubahwa Sultan Makenga aravuga ati njyewe ngomba gusubirayo cyangwa se simfite gahunda yo kurara hano, kuko cyane cyane dukunze kubivuga kenshi izina niwe muntu. Uyu mugabo arokotse impfu nyinshi cyane muri ubu buryo. Mwibuke kuko nyakubahwa Castro, Colonel Castro, mwibuke igihe yarashwe yari kumwe na General Sultan Makenga, ariko aza kuraswaho drone yitaba Imana. Sultan Makenga yagiye ku ruhande cyangwa se atagihari. Hari n'undi tutibuka izina rye, umugeneral waje kuraswa nawe kugeza ubu ngubu agira ikibazo cyo mu mutwe. Yaje kuraswaho drone imukomeretsa mu mutwe, agira nk'ikibazo cyo kuba yani cyo kugira igikomere mu mutwe, asa n'uhungabanye mu buzima. Kugeza ubu ngubu ntazazuka aho ari, nubwo atahasize ubuzima, ariko kugeza n'ubu ngubu yahise aba ikimuga cyangwa se yahise agira ikibazo mu mutwe. Ni ukuvuga kuko ataba ameze neza mu mutwe, ari aho ngaho nawe aba aryamye aho ngaho gusa abadogiteri baguma kumwitaho. Icyo gihe kandi yari kumwe na Sultan Makenga na General Sultan Makenga. Iyo mpanuka nayo kandi cyangwa se urwo rupfu nago ararurokoka muri ubwo buryo kandi. Rero nibi byaraye bibaye niko byagenze ku munsi w'ejo bundi. Sultan Makenga avuga ati njyewe simfite gahunda yo kurara hano. Aho baharaye ba Colonel Wiringoma, ndetse drone iza kurasa imurasa mu rukerera. Hari saa 8 z'ijoro. Sorry twavuze ushize mu makuru yacu kuko hari saa 3 z'ijoro. Twari twabyumvishiye nabi, wari waduhaye amakuru yari yaduhaye nabi. Murumva ko hari habaye kwitiranya kw'amasaha, ariko byagenze mu masaa 8 y'ijoro cyangwa se ya mu rukerera ejo buca. Masaa 8 hashira saa 9 nibwo drone yaje irarasa ibarasaho ihitana uwitwa Colonel Wiringoma, porte-parole wa AFC M23 cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23. Twagiye tubona cyane ku social media atrendinga cyane n'igihe ndetse yirukanaga abacancuro n'abandi ingabo za Serbia n'abandi batandukanye, igihe yabakuraga hariya mu karere ka Nord Kivu cyane cyane hasa mu mujyi wa Goma. Abacancuro abohereza iwabo, abamerceneri abasezerera, abanyafurika y'epfo abasezerera, ababwira kuko batagomba gukina n'igisirikare cya AFC M23. Ndetse twagiye tumubona no mu karere ka Uvira igihe bafashe Uvira cyangwa se igihe bari bigaruriye umujyi wa Uvira hariya muri Plaine, tumubona kenshi na kenshi. Turifuriza Colonel Wiringoma iruhuko ridashira kandi turamwifuriza umuzuko wabera. Ntacyo atakoze, ntacyo atakoreye abakongomani, ndetse benshi bamwitaga Chouchou du peuple cyangwa se umukunzi w'abaturage.
abantu benshi baramukundaga cyane, yari umuntu social, yari umuntu ukundwa n'abantu benshi n'abaturage benshi kuko bamwitaga notre liberateur cyangwa se umuyobozi wacu uturangaje imbere cyangwa se umuyobozi ufite akazoza k'ejo cyangwa se ufite byinshi yomariye abakongomani. Rero nuko byagenze, mwagiye mukurikirana ibihuha byinshi bigenda bivuga ngo na nyakubahwa Sultani Makenga ngo ashobora kuba yitavye Imana, ariko siko biri. Abavuga ko yakomeretse, ayo ni amakuru tutaramenya neza, ntitwabihamya natwe ngo duhakane kuko yakomeretse. Hari abagiye bavuga kuko hari fragment zagiye zimurasaho, abandi bavuga kuko yakomeretse nabi ndetse ajanwa n'umuganga we ahita amujana vuba byihuse mu mujyi wa Goma. Abandi ati icyo gitero cyabaye yamaze kuhava, abandi ati yari ari aho hafi ariko ntibyamufata. Nta kintu gikomeye twashobora kubizeza cyangwa se twabahamiriza kiriho ubu nyine, ariko icyo tuzi neza nuko icyo duhamya cyo nuko tuzi ko nyakubahwa Sultani General Sultani Makenga ariho. Icyo tutahamya nuko yakomeretse cyangwa se ari muzima atageze anagera n'agasharature, aho nta gihamya twabahamirizaho cyangwa se twabivugaho, ariko icyo tubahamiriza neza tudashidikanya nuko ariho, ari muzima. Tuvuze ngo ni muzima tuba tuvuze kuko ashobora kuba wenda yakomeretse cyangwa se atakomeretse nta cyamusharatuyeho, ariko icyo tuzi ko nuko agifite ubuzima, agihumeka. Icyo nicyo tubahamiriza. Dukura abantu mu bujijo, abantu benshi bagiye babivuga cyane babigarukaho ngo ashobora kuba yitavye Imana. Ntabwo ari byo, arahari, aracyafite ubuzima. Nubwo yoba yakomeretse ariko aracyafite ubuzima, nubwo yoba atanakomeretse, icyo tubahamiriza cyo nuko ari muzima. Rero iyi ni inkuru yashenjaguye imitima y'abantu benshi, yababaje abantu benshi kumva kuko Late Colonel Wiringoma atakiri ku isi cyangwa se atakibarizwa kuri ino si y'abazima. Hari andi makuru twagiye tubona hirya no hino bavuga ati se byaba ari imipango ya AFC bitabaye. Abo ngabo dushobora kubita kuko ari abashinyaguzi, kubera kuko igisirikare cya AFC cyonyine cyabitangaje kivuga kuko Late Wiringoma atakihari. Ubwo rero abandi babyita andi mazina, sinzi icyo igihamya bafite, kuko iyo aje kuba gihari wenyine yari kugaruka nanone muri interview akabivuga, nubwo hakiri vuba, ariko Wiringoma ntazatinda kuboneka iyo ahari ari muzima. Twihanganishije abakongomani muri rusange, nubwo hariho bamwe babyishimiye babigize agashinyaguro, ariko ntibyari byo, si nabyo, kuko abantu bose barapfusha kandi abakongomani bose barapfa muri zino ntambara. Uruhande rwo ariko rwose rwarapfushe. Ariko reka tuvuge kino kintu kandi, Wiringoma yari umusirikare, yari shuja, yari umusirikare ubanguka kandi ugaragara cyane. Ni ukuvuga kuko apfuye ari intwari, kandi intwari zigwa ku rugamba. Ni ukuvuga kuko uhereye kuri ba Thomas Sankara n'abandi abanyafurika benshi bagiye bapfa bagwa ku rugamba. Ba Late Rwigema bapfuye bari ku rugamba baharanira kubohora igihugu. Ni bene ibi ngibi niko ba Wiringoma nabo batabarutse. Ni ukuvuga ko yari intwari kandi azohora yibukwa mu ntwari, naho haba hari abamupinga, abari bifuza kwapfa, abamwita amazina, kuko twagiye tubibona mu itangazo ry'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Bavuze kuko bishe umugayidi, bamwita ikihebe, babyita ikihebe, niko bamwise. Ariko byo bafite uburenganzira bwo kumwita uko bamwise kose, kubera kuko bari bahanganye mu ntambara, kandi kuba bashobojwe kumwica bafite uburenganzira bwo kubivuga, bwo kumwita amazina bashaka no kumwita uko bashaka, kubera kuko bari bahanganye. Muri bo bifuzaga kumwica bakaba banabigezeho. Kuvuga uko bavuga kose ni uburenganzira bwabo, icyo cyo nta wakibashinja. Ariko kimwe cyo nuko ubu nyine igisirikare cya AFC nacyo cyo kwica undi musirikare wo muri FARDC, bomwita ikihebe cyangwa se kuko bakomeje kubita abafarisere amazina yose bo bita, barahanganye, bita nabanzi, uko babita kose birumvikana. Rero twaba twihanganishije abantu bose bamaze kumva inkuru, twaba twihanganishije abantu bose bumvishije inkuru. Tukiri aho rero, reka tuje mu makuru y'iwacu nk'uko bisanzwe, amakuru ya ruguru. Turaba bagufu uyu munsi wa none. Ibitero byagabwe ejo mu Karingi bikazamuka ndetse bigafata za Bitegu bikagera mu Karango k'Irundu. Uyu munsi wa none ingabo za MLDP zabishubije inyuma ejo. Uyu munsi wa none niyo mpamvu hagicecetse, bataratangira kandi ibindi bitero, indi migwano. Tuvuze kuko hacecetse ntituvuze ko hari amahoro, kubera kuko umwanzi atari kure, umwanzi wa MLDP atari kure, bari hariya mu bice bya Mutunda. Ni ukuvuga kuko isaha n'isaha bojabuka bakongera bakagwa ibitero cyangwa se bakongera bakagwana. Ntacyo tubivuzeho, kuko tuvuze ngo nta mahoro twaba dushinyaguye, kubera kuko abaturage bo badatekanye hariya mu Minembwe.
kubera kuko umwanzi wabo atari kure nawe. Rero nuko bimeze, ariko kandi hari amakuru twabajije abavandimwe baherereye hariya batubwira kuko ati ibintu byabaye hariya mu Karingi ni ibintu bidasanzwe, kuko umwanzi yahasize imirambo myinshi cyane. Ati uragenda kumukikira cyangwa se ku musozi ariho hose ugasanga umurambo w'ingabo z'abamayimayi n'ingabo ndetse z'abazarendo ndetse n'abakatanyama ba FARDC. Ati ibintu byabaye ejo barateye bibwira kuko bakora ibyo bashaka cyangwa se bibwira kuko babasha gufata Minembwe, ariko ntibyabahiriye, aho baje kuhasiga amamayiti menshi y'abantu benshi babo bahaguye. Ntibyari byoroshye ku munsi w'ejo. Rero nshuti bavandimwe, dukomeze dusengera akarere kuko bitoroshe. Ni ibintu biri kuba hariya muri Kongo mu gihe abari Doha batubwira kuko bagiye gusinya agahenge k'amahoro cyangwa se icyo bita cessez-le-feu, ndetse perezida wa Kongo Felix Tshisekedi akaba ari ndetse akaba yaratangaje guhagarara kw'intambara, ariko bikaba bitangaje mu gihe igisirikare cya FC ndetse tugiye kwitega icyo bagiye gukora, icyo bari bukore nyuma y'uko babiciye porte parole cyangwa se umuvugizi wabo. Twitege intambara y'umuriro cyangwa se twitege uburakari bwa FC. Hari ikintu bino bintu bigiye kubyara icyo bihatse. Rero nshuti bavandimwe, amakuru yacu nahagarukiye. Turabakunda mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Abatarakanda subscribe, like na share ndetse na comment, turabakangurira kubikora n'umwete wose. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Asante zimana.